Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tugarutse mu nyandiko ziba zakomeje kugenda zandikwa n'ibitangaza makuru bitandukanye. U Rwanda rwisanze mu rubanza n'Ubwongereza ku byakomeje kugenda bigaragazwa, ariko kandi ndagira ngo mu by'ukuri turebe ese niki kiri kuvugwa ku makuru akomeje kugenda atangazwa. Nyabone kandi ndagira ngo mu by'ukuri mbere na mbere yuko nkugezaho ibindi bintu byose bikomeje kugera bitangazwa, mbere yuko tuza kuba twabanza kuba twasesengura amakuru akomeje kugenda atangazwa, tugiye kuba twareba inama y'umushyikirano wa minisitiri yakomeje kugenda iterana igamije kuba yakiga ku bibazo bikomeje kugenda bigaragazwa ku Rwanda, ariko kandi birakomeza kugenda byumvikana ko u Rwanda mu rubanza ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se n'Ubwongereza bikaba byakomeje kugenda bigaragara nkaho mu by'ukuri ari biracitse ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ibyemezwa neza birakomeza kugenda bigaragaza ko u Rwanda rushobora kuba rwanafatirwa ibihano bikomeye cyane bishobora kuba byanatuma u Rwanda rwakisanga mu bihombo bikomeye cyane. Ariko kandi turabizi ko mu by'ukuri umwana utumvira nyina ndetse kandi akaba afite abandi bana bamwumvira, ntabwo mu by'ukuri uyu mubyeyi ashobora kuba yakunda uyu mwana utamwumvira nk'uko yakunda abandi bana bamwumvira. Ndagira ngo mu by'ukuri tuba tugarutse mu nyandiko zakomeje kugenda zandikwa kuri politiki na diplomasi nk'uko twakomeje kugenda tubabwira, twibanda mu by'ukuri ku mibereho myiza y'abaturage b'u Rwanda, ndetse kandi tukanajya hanze y'u Rwanda amakuru abakomeje kugenda agaragazwa. Ndaza kuba mu by'ukuri nakibanda ku Bwongereza ndetse n'u Rwanda ku byakomeje kugenda bigaragazwa, ndaza kuba nakibanda ku gihugu cy'u Rwanda na Ethiopia ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu masezerano akomeje kugenda asinywa muri gahunda ya gisirikare kuri Ethiopia ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Byose tuba tugamije kuba twabagezaho amakuru, ariko kandi nta ruhande na rumwe tubogamiraho tubagezaho amakuru ko yakomeje kugenda atangazwa nuko byakomeje kugenda bikorwa. Byose ndaza kuba nakibanda ku Rwanda mu rubanza n'Ubwongereza ko byakomeje kugenda bigaragazwa nk'ikibazo gikomeye cyane ku Rwanda, ndetse kandi mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko u Rwanda rutarebye neza rushobora kuba rwakisanga rwafatiwe ibihano bigakaye cyane. Ndaza kuba nakomoza kuri perime mu gihugu cy'u Rwanda ku byakomeje kugenda bigaragazwa nk'uko nakomeje kugenda bibabwira nkitangira, nakomeje kugenda bibabwira ko mu by'ukuri twibanda ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Ndaza kuba nakibanda kuri perime ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda, ubona ko mu by'ukuri abatwara ibinyabiziga bakomeza kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye, mu gihe kandi mu by'ukuri ibi byose tugiye kuba twabisesengura tukareba uko bigiye kuba byakifata mu makuru yacu. Ariko kandi inshuti mukundwa, birashoboka ko aribwo bwa mbere wisanziye ku muyoboro mugari wacu, nibwo bwa mbere wisanziye ahangaha, turagusaba kureba hasi iyo video wewe uremba mu by'ukuri warangije gukanda subscribe, ni mutarakanda subscribe tuyikanda, ubundi wike no gufungura kuri iyo nzogera kugira ngo mu by'ukuri byose byiza bibera ahangaha ujye ukomeza kugenda ubigezwaho gatanu. Kandi nge tugiye kubana nyita Mr John Firo, nanjye nkwite wowe bitewe n'ibice by'isi urimo bigiye bitandukanye. Tuba dukomeje kugira twibanda kuri politiki na diplomasi ku mibereho myiza y'abaturage bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, tugiye kugenda line cyangwa se mu by'ukuri ku murongo ku bikomeza kugenda bigaragazwa. Turaza kuba twahera ku makuru ari buze kuba yakibanda kuri perime mu Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa, nituyavaho turaza kwita dusimbukira ku rubanza rukomeje kugenda rugaragara ko rwahurijwemo u Rwanda ndetse n'Ubwongereza ku bikomeje kugenda bitangazwa. Nyuma yaho ndaza gukomeza kujya mu by'ukuri ndeba uko amakuru akomeza kugenda atangazwa, n'ubundi nanjye nze kuba nabikugezaho nkuko nakomeje kugenda mbikubwira. Nyaboneka birashoboka ko aribwo bwa mbere wisanze ahangaha, nibwo bwa mbere mu by'ukuri wisanze ahangaha, reba hasi iyo video wewe mu by'ukuri nimba utarakanze subscribe ubundi uhita uyikandaho kugira ngo mu by'ukuri ujye ukomeza kugenda ugezwaho amakuru yatuma wiproduce mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka ngwereze ikaze mu by'ukuri nakugezaho amakuru nkuko yakomeje kugenda atangazwa ku nyandiko zakomeje kugenda zandikwa ku bitangaza amakuru bitandukanye. Ndaza kwa mu by'ukuri nagenda mbogamira ku ruhande rwa perime cyane kubera ko byakomeje kugenda bitangazwa, byose biraza kwa mu by'ukuri byagaragaza ko bigamije kuba byateza Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda imbere. Nkuko nakomeje kugenda mbikubwira, nta ruhande na rumwe tuba tubogamiyeho iyo dutangaza amakuru, tuba tugamije inyungu z'umuturarwanda kuba yakumva amakuru z'umuturarwanda gusa, ndetse n'abandi mu by'ukuri bakuba bakomeje kugenda batukurikira bari mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Ikaze ahanga wageze ni ku Rwanda rwa none. Yego rwose nkuko nakomeje kugenda bikubwira, turaza guhera ku ruhande rwa perime cyangwa se turaza guhera ku ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ahangaha dushobora kuba twasangamo moto ndetse n'imodoka. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa ku ruhushya rwo gutwara ruzwi nka perime mu gihugu cy'u Rwanda, hakomeje kugenda hagaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye kuri iki kibazo cya perime. Abanyarwanda benshi cyangwa se mu by'ukuri abisanga ari abashoferi, ushobora gutwara moto cyangwa gutwara imodoka, ariko kandi mu by'ukuri yakomeje kugenda hagaragazwa ibibazo. Amaparitoma agiye atandukanye yakomeje kugenda agaragaza ko ari gutanga moto
moto cyangwa se agatanga imodoka, ariko kandi ugasanga ibihombo byinshi bikomeza kugenda bigakora mu by'ukuri kuri aya makampani akomeza kugenda ahereza abashoferi moto cyangwa se imodoka. Byose biraza kuba byagaragara nk'ikibazo cyakomeje kugera kigaragara kuri side ebyiri cyangwa se ku mpande ebyiri nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Turaza kuba twareba ku bashoferi ku ruhare rwabo, ndetse kandi mu by'ukuri tuze kuba twareba n'abakoresha cyangwa se ababosi batanga izi modoka bakazereza abashoferi kugira ngo bazitware cyangwa se mu by'ukuri babashe kuba bakorana bya hafi. Byifashe gute kuri aka kanya? Rego mu by'ukuri kubikomeje kugenda bigaragazwa, abatanga imodoka bakazereza abashoferi bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo gikomeye cyane cyo kuba mu by'ukuri bari guhereza abashoferi gutwara izi modoka cyangwa se izi moto, ariko kandi ukaza kuba wasanga mu by'ukuri umuntu ari guhabwa moto agahabwa imodoka, naza ko mu by'ukuri yahabwa iyi moto n'iyi modoka ntabwo yayiguze cyangwa se mu by'ukuri nta nubwo ari ye. Isaha iyo ari yose ashobora kuba yasezera cyangwa se mu by'ukuri n'uwamuhaye iyi modoka akaba yayimwambura. Ku bikomeza kugenda bigaragazwa nk'imbogamizi ahangaha, birakomeza kugenda byumvikana ko hari amakosa akomeje kugenda akorwa n'abashoferi bari gutwara izi modoka cyangwa se izi moto, ariko kandi mu by'ukuri nubwo aya makosa ari gukorwa, uraza kuba wasanga ikosa niriza kuba ryakorwa riraza kuba ryakandikwa ku kinyabiziga, nyamara mu by'ukuri uyu we uri gutwara iyi moto cyangwa se imodoka we nta kosa ari buze kuba yabarwaho kuri perime ye. Uraza kuba wasanga isa n'isaha mu by'ukuri ikinyabiziga cyahagarikwa, ariko kandi mu by'ukuri uyu mushoferi we akaba yagenda agasaba akazi ahandi, ariko kandi ukaza kuba wasanga amakosa yakozwe ku ruhare runini cyane. Uraza kuba wasanga amakosa yakozwe n'umushoferi wari utwaye ikinyabiziga. Ahangaha rero mu by'ukuri uyu nguyu waje kuba watanga iki kinyabiziga araza kuba yagaragara mu gihombo gikomeye cyane. Nabyo byakomeje kugenda bigaragazwa ndetse kandi byanzurwa neza na Traffic Police y'u Rwanda, ikomeza kugenda igaragaza ko guhera aka kanya ku itegeko cyangwa se mu by'ukuri ku iteka rya minisitiri ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 2026 byemejwe neza nta kabuza ko umushoferi uzajya mu by'ukuri ufatirwa mu makosa azajya mu by'ukuri ahita akurwaho amanota cyangwa se akurwaho inota buri kosa ryose aje kuba yakora, kubera ko mu by'ukuri haje kuba hakicarwa neza hanegosirwa, haza kwa mu by'ukuri hasangwa amakosa akomeje kugenda agaragazwa gushyirwa ku binyabiziga ntabwo yakagombye kuba yajya ku binyabiziga, yakagombye kuba yajya ku mushoferi wahawe ikinyabiziga, ndetse kandi ibi ngibi bikaza kuba byatuma amapartoma agiye atandukanye akomeza kugenda ashyirwaho ibyaha bike bitandukanye. Ibi ngibi mu by'ukuri ndagira ngo mbishyireho akadomo byumvikanye ku bikomeza kugenda bigaragazwa ku bibazo bya perime. Ndagira ngo nta zindi nyandiko zikomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye, haba ibikorera mu Bufaransa, haba ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, hakomeje kugenda hagaragazwa inyandiko zakomeje kugenda zandikwa, zakomeje kugenda zihabwa umutwe wanditse gutya: u Rwanda mu rubanza n'Ubwongereza. Ese byagenze gute kugira ngo u Rwanda rwisangiye mu rubanza n'Ubwongereza? Ibi byose ndagira ngo mbicacyuye akantu kandi ku byakomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi u Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane. U Rwanda rurakomeza kugenda rushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, ibyaha by'inyokamuntu, ibyaha byo kwa mu by'ukuri ngo hakomeje kugenda hagaragazwa ko hari abaturarwanda bakuwe mu Rwanda. Ibyo byose ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twabiribaho ku bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi Banyarwanda mubashe kuba mu by'ukuri mwagendera kure inkuru z'ibihuha zikomeje kugenda zitangazwa, by'umwihariko zikomeza kugenda zibanda mu kuba zasebya u Rwanda n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Byose mubyirinde, kuko uraza kuba wabona ko ibihugu byose bikorera cyangwa se mu by'ukuri ibitangazamakuru bikorera mu Faransa birakomeza kugenda byandika inyandiko zikomeza kugenda zibogamira ku ruhande rwo kuba basebya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi Abanyarwanda mubyirinde cyane, kuko si byiza kubikomeza kugera bitangazwa byose bigamije kuba byasenya igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Ugasanga Abanyarwanda mugomba kuba mu by'ukuri mwakirinda kuba mwapushinga cyangwa se kuzamura ibi bintu byose nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Nakomeje kugenda mbona ikinyamakuru gikora mu Bufaransa cyakomeje kugenda kigaragazwa n'uwitwa Katarina. Uyu ni umunyamakuru kazi ukorera ku butaka bw'Irondere mu Bufaransa, yanditse umutwe ugira uti u Rwanda mu rubanza ndetse n'Ubwongereza. Kubikomeza kugenda bigaragazwa byose, u Rwanda rwisanze ruri mu rubanza n'Ubwongereza. Byose kandi ku nyandiko zikomeje kugenda zigaragazwa ubona ko u Rwanda rukirimo kuburana, ariko kandi u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza ko ibyaha bikomeje kugenda birushinjwa bitari buze kuba by'ukuri byakemezwa ijana ku ijana. Byose kandi ugasanga biraza kuba byashaka kuba byasenya u Rwanda ndetse n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo by'ukuri nze kuba nafata iminota itari myinshi cyane, nze kuba nagushakira amakuru akomeza kugenda atangazwa nk'uko byakomeje kugera biproposwa. Nanone urubanza ruracyakomeje, turaza kuba twarukurikirana turebe uko byifashe kugeza kuri aka kanya.